Ewana kabisa, reka tubahe ikaze tubakunzi ba Ba44 podcast, ikaba ari YouTube channel yanyu kabisa. Ewana ndetse tunabasaba gukora subscribe, ewana ukajyaho ukiyabonesha ugakora subscribe kugira ngo tujye tubana neza cyane, kuko uyu mwaka wo tusa nkaho aribwo tugiye guhaguruka cyangwa se tugiye kubana namwe mu buzima bwa minsi yose amasaha menshi ashoboka cyane. Uyu munsi rero tukaba tuje tunyura mu makuru agiye atandukanye mu ikipe ya APRFC, ikaba ari imwe mu makipe navuga ngo mu myaka mike yayo ugera kuri 30, akaba ari imwe mu makipe amaze kubaka izina, ndetse akaba imwe mu makipe yabaye ubukombe. Iyi ekipe rero haravugamo amakuru menshi atandukanye, by'umwihariko akaba ari amakuru y'igura n'igurisha. Navuga ko ari cyo gihe tugezemo cyangwa se ariyo phase turimo. Murabizi ko ubu turi mu kadirishya k'igura n'igurisha gato, katangiye ubwo no mwaka waza kuba mu ntangiriro z'uyu mwaka tariki 3, kakazasoza n'ubundi mu mpera z'uku kwezi. Ubwo byabatangiye tariki 3 Mutarama 2025, kakaba kazarangira mu mpera z'uku kwezi n'ubundi kwa mbere. Muri rusange bw'amakipe menshi aba yabukereye, mujya mubona amakipe nk'Amagaju ibyo aba yibereyemo, amakipe nka za Mukura, amakipe nka za Rutsiro, namwe mu makipe ahagaze neza ku isoko muri rusange, aho bagenda bongeramo imbaraga zizabafasha mu mikino yo kwishyura. Agashyira amakipe nka Gasogi United, amakipe nka Gorilla, so ziba zamaze kubivana mu nzira kare cyane, ibintu byose byarangiye, zimeze neza cyane, zivuga ziti ino mikino yo kwishyura umuntu agomba kuba yitwara neza muri rusange. Muri ekipe ya APR murabizi ko ino ekipe yongeyemo Nshimirimana Pichu cyangwa se Nshimirimana Ismail bakunze kwita Pichu. Uyu musore akaba arimwongeyemo mu mikino igana mu mikino ya nyuma ya Fazare, nyuma yaho yari yatandukanye n'ino ekipe ku ngoma yari yabanje, ariko ubuyobozi bushya bwa ekipe buje bafata umwanzuro wo kuba bamugarura muri rusange. Uyu musore rero akaba maze iminsi ndetse akora n'imyitozo anajyana na ekipe ahantu yagiye gukina. Ku munsi rero w'ejo nibwo ino ekipe yatangaje ko bita Godwin yamaze gutandukana n'ino ekipe. Uyu musore akaba yari yaguzwe mu ntangiriro z'umwaka w'imikino, uyu mwaka turimo w'imikino, akaba ari umunya Nigeria, aho yazanye n'undi bita Johnson Chidiebere. Abasore bakinaga cyangwa se bakina baca mu mpande. Umuntu yavuga ko hari byinshi bari bitezweho, nk'uko akenshi umukinnyi we yinjiye muri ekipe, urebye profile afite, umuntu amaze gutwara igikombe cya shampiyona muri Nigeria, umuntu yabonye ko rap ya Nigeria. Iyo urebye umupira wacu rero, amahirwe menshi abagaragaza ko ashobora kuba yakina ndetse bikagenda neza. Nibyo navuga ko bamwe mu bakunzi b'ikipe ya APR bari biteze kuri bano basore, ariko navuga ko igice kibanza cy'imikino ya shampiyona kitabagendekeye neza cyangwa se kitabahiriye. Uyu musore rero Godwin we akaba yemeye kuba yatandukana n'ino ekipe, ndetse nta nubwo yigeze agorana mu biganiro. Ku makuru dukesha umwagenti wiwe, uyu musore ntago yigeze agorana mu biganiro, ahubwo yahise yemeye kuhabwa amezi 6 ku mwaka n'igice yari asigaje, yemera guhabwa amezi 6 ubundi agatandukana n'ino ekipe. Bubaze wenda nk'ibihumbi 4,500 abasore bafata cyangwa se bakuraga muri APR, ugakuba n'amezi 6, urahita wumva amafaranga arimo, amafaranga bavuga ko atari mabi cyane rwose. Gusa ku rundi ruhande uwo bita Johnson we, ibyo gutandukana n'ino ekipe ku mperekeza y'amezi 6 nicyo kintu adakozwa, ntashaka kubyumva. Unabimubwiye mu matwi ye rwose ntashaka kubyumva, ahita guhunga akajya ku ruhande cyane, guhita gupeza rwose akajya ku ruhande akigendera. Nta kintu ashaka ko mwavugana. Niba amafaranga ye y'amezi 13 cyangwa se amezi 10 cyangwa se umwaka, niyo miyaga yavuze ngo yashyirira mu ikipe ya APR.
imiyaga ubwo umwaka n'igice waravuga basi reka mbakurireho igice, ntako ndi bube nagize, nta kintu ntakoze, twarabanye nanjye ubwo niba ntabagabanyirije, niba ntabapimuriye, niba ibiciro ntabikubise hasi, ntimuzavuge ngo ntago nabafashije. Mu gihe kipe ya APR imubwira ati twe turagukubita amezi 6 nkaya Godwin yafashe igende. Godwin yavuga ati udufaranga twanjye sinzabura aho nyina ndiyizeye, ibintu bijyanye n'umupira ndi mubi, si ibyangawe nubwo hajemo ibindi bibazo, nkubita udufaranga twanjye niviranga hakiri kare amahoro ahindi. Ariko bita Johnson avuga ati ngiye kubafasha, ngiye kubatabara, mbaka imperekeza y'umwaka, mu byanga nzicara aha amafaranga nyahekenye, imyaka yanjye irangire nigendere, byose ni kama mbaya aho utikera n'indege igonga umusozi ngenda giye. Ariko ku rundi ruhande uyu musore nawe akaba yakoze amakosa, kuko muri no minsi ntago yigeze yitabira imyitozo y'ikipe ya APR. APR nayo kabatise ko ngubu mu masezerano hari ibyo watangiye kwangiza, nayo mafaranga y'amezi 6 biragenda gute? Ubwo rero umuriro uziritse aho ngaho, niho ibintu bigeze. Mu yindi nkuru yacu ikurikira turaza kuba ama update ku bijyanye n'ibibazo bya Johnson ndetse n'ikipe ya APR. Nkusaba gukora subscribe kugira ngo atazagira ikintu cyongera kugucika, kuko ubu ngubu nava ko ni gahunda zimeze neza cyane, ni ibintu by'imiriro biri hejuru cyane, nta kindi kibazo gihari kabisa. Wowe kora subscribe, ibintu bigenda neza, tubana mu buzima bwa minsi yose, umunsi ku munsi, ama interview atari, biganiro bimeze neza, byose ukazajya ubisanga kuri Buff44 podcast. Reka rero tujye ku nkuru yacu, navuga ni equipe ya APR igiye guca mu cyuma. Umuntu wabyumvishe muri za slenge zanjye yakibaza ati se APR igiye guca mu cyuma gute, bigenze gute? Nkuko mubizi ku munsi w'ejo kuwa mbere rwose nibwo abasore babiri b'Abagande batangiye imyitozo muri equipe ya APR. Abasore bitezweho byinshi cyane ndetse n'impinduka zidasanzwe, barimo rutahizamu Hatari Denis Omedi imyaka 30, wavuye mu ikipe ya Kitara FC, ugashyiramo bita Hakimu Kiwanuka kinaca mu mpande, waje avuye muri equipe ya Sport Club Villa yo mu gihugu cya Uganda. Aba basore rero navuga ko kubwanye nibo bagiye kunyuza ikipe ya APR mu cyuma, kubera ko ntabwo ibi bintu bisa nkaho byumvikana. Arakaho namwe ngira ngo mutekerezeho neza, tugasesengure twitonze. Equipe ya APR kuva yatangira gahunda zo gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga, yakongera kuzigarukaho, yagiye gerageza kugura abakinnyi benshi batandukanye, barimo Ndikumana Dani, barimo abasore nka ba Pam, ejo mundi hagiye uwo bita Johnson Kidebere, haza uwo bita Godwin, ekipe yaguze uwo bita Victor Mbaoma, ejo mundi haje uwo bita ubwo nibura n'abakinnyi nibura batari munsi y'abatandatu bakina mu gice cy'ubusatirizi. Ariko ikintu nibaza ni kimwe, abakinnyi bose bakina basatiriza APR yaguze kuva yagaruka mu bakinnyi b'abanyamahanga, ko nta numwe byahiriye, ko nta numwe byakundiye. Ikibazo ni iki? Ni equipe ya APR igura nabi, abakinnyi 6 bose wabura no muramura. Apa mu bikanga, Dani Ndikumana bikanga, Godwin bikanga, Mbaoma bikanga, bikanga, Johnson Kidebere bikanga. Ahubwo ugasanga equipe irimo irasimburanwamo n'uwo bita Olivier, irimo irasimburanwamo n'uwo bita Tuyisenge Arsene, irimo irasimburanwamo n'uwo bita Mugisha Gilbert, kugera naho aba bakinnyi b'Abanyarwanda bashobora kujya muri meforume, ariko abakinnyi b'Abanyamahanga ntibabone n'umwanya wo gukina. Ni ikibazo cy'umutoza se utabibona? Nta bakinnyi koko se baba bari hasi, cyangwa hari aho bizagera APR ahubwo ibanze igabanya abakinnyi benshi b'Abanyarwanda bayirimo,
irebe niba ibintu byagenda cyangwa se niba akagozi kari kaziritse kacika. Aha rero niho mvuga nti uwo bita Denis Omedi, Hakimu Kiwanuka, abasore babiri b'Abagande, shampiyona ituranye n'iy'u Rwanda, umupira w'amaguru utari mubi. Aba basore nimwumva ngo bagiye Shyorongi baherayo, bagumayo gukina biranga, tugahita tubabona basohoka mu modoka nka ba Johnson ko byari bimeze cyangwa bihagaze. APR ubwo iguca mu cyuma izaba ibibonye, izaba iciye mu cyuma, imenye ko hari ibyo igomba gukora, kuko ari byo ngibyo. Niyo wazana amaherezo ntago bagikaze, niyo wazana aba Yamini Yamari, niyo wazana abakinnyi baba winga bameze bate ba Amadi, ntago bashobora kuzicaza ba Gilbert. Ubwo biwazagura mpaka isi karinda irangira. Ntago wasobanura ukuntu ikipe ngo ya APR iri kwatakirwa na Arsene, ngo Arsene ngo niwe muntu uri kugaragaza performance nziza mu myitozo. Ibyo ndabyemera ko byashoboka, ariko kuko nyine niko byakabaye bimeze. Aha rero abakinnyi babiri b'Abagande ni imico yenda kumera kimwe, nabo ibintu byo gukutiriza n'abantu babi cyane, ntago bapfa kurekura. Umushaka mu kibuga no hanze y'ikibuga mwakigenda. Ni bakunzi ba APR nimubona byanze kuko mukabona uwo bita Denis Omedi biranze na Hakimu Kiwanuka biranze, ubwo nyine muzamenya ko ikibazo atari abakinnyi b'ikipe ya APR iri kugura. Ubwo muzamenya ko abakinnyi mugomba kujya mukinisha bari ku rwego nabo ngabo nyine b'Abanyarwanda, nta kubica ku ruhande. Ubwo nirwo rwego ruzaba ruhari, nta kindi warenza, kuko ntago byumvikana ku equipe igura abawinga bagera muri 6 bose bikanga bikarangira. Equipe ikaba ikigeraho ihengeka ruboneka, equipe ikaba ikigeraho uwo bita Gilbert amara amezi 3 nta gitego, ariko style equipe ikaba ariwe muntu icungiyeho. Ngayo nguko bimeze mu guca mu cyuma kw'ikipe ya APR, ikareba indwara iri, ikareba ikibazo kiri, ikareba niba uburwayi iri bubane nabwo cyangwa se iri burwane no kwivuza, igatangira bundi bushya muri rusange. Rekana n'abashimire cyane, mbasaba nanone kongera gukora subscribe kugira ngo tujye tubana n'andi makuru agiye atandukanye. Ibiganiro byacu ni ibigarukana mu kanya gato cyane.